Luka 19 umurongo wa mbere. Agera i Yeriko ahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabasha kuko abantu bari benshi kandi ari bugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe, kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dore ye agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanwe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Nuko rero bavandimwe, igihe cyose Yesu yinjiye mu buzima bw'umuntu, ibintu birahinduka. Nuko yabwiye Zakayo ati, uyu munsi ngomba kurara iwawe. Na n'ubu aravuga ati, ndifuza kwinjira mu mutima wawe. Abaroma 3:23 aravuga ngo, bose bakoze icyaha ntibabasha gushyikira ubwiza bw'Imana. Nuko rero mwene data, twese dukeneye Yesu ngo adukize, abashe kutubohora ingoyi y'umwanzi, kandi abashe no guhindura byinshi mu buzima bwacu no mu bugingo bwacu. Yesu ntacyo atwaye kandi ntabwo yangiza, ahubwo iyo ageze mu mutima wihebye abasha kuwuhereza ibyishimo n'umunezero. Impamvu wumva ko bitashoboka ni uko utari wamwemerera ngo ature mu buzima bwawe. Ibintu byose abigira bishya kandi abasha kubihindura bishya. Nk'uko Zakayo atakomeje kubaho nk'uko yari ari, ahubwo ubugingo bwe n'ubuzima bwe byarahindutse, maze umunezero winjira mu mutima we. Nuko ndakwifuriza kumwakira, kubera ko ikibazo cyose agihindura igisubizo, kandi ntabwo wongera kumva uremerewe. Ibintu byose ubibona bishya kandi ugenda wangushye. Nifurije kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kubera ko azakugirira neza kandi byari bikomeye akabihindura ibyoroshye. Aroroheje mu mutima, si umugome, kandi iyo ucumuye akubabarira aseka anezerewe. Nta nzika agira, kandi iyo ugarutse ibya kera ntiwongera kubyibuka. Kora subscribe, sharing ubu butumwa, kandi niba ukunda ubutumwa bwiza ubashe gukora like, wandike na comment niba iri jambo rikunyuze.